iyo ufasha abantu ukababwira ngo nimushyingiranwe ku bana akaramata, ako karamata kakavaho kongeraho kuvuga ngo kugira muzabane neza nimusezerane ivangamutungo risesuye. Ese abo bantu uri kubategeka kuvanga uwuhe mutungo? Urabizi neza ko bawufite. Iyo bavanze ibidahari rero kuvangura birihuta cyane, ariko kuko n'amategeko atorohereza bavanze kuvangura byoroshye, byose bishyira icyuho kuri ya mibanire, ugasanga batangiye kwishakira ibisubizo. Iyo bishakira ibisubizo rero n'ahandi hava amakimbirane. Iyo umuntu binagaragaye ko hari ikibazo agize, abantu basigaye bihutira kumufata amafoto, amavideo ngo bashyire ku mbuga nkoranyambaga, mwanya wo kumwegera ngo bamuganirize. Ibi byo ubona nta ruhare bifite ko abantu basigaye mu by'ukuri badafite abo kwizera? Navuga ko abantu basa n'abatangiye kubaho ubuzima bw'ikinyoma, ariyo mpamvu bamwe bisanga muri ako gahinda gakabije bishobora no gushingira ku bintu byinshi cyane, ariko ikigaragara cyo abantu babayeho ubuzima navuga ko abenshi batagiye bitegura. Ikaze kwibuga Global TV, ndetse Mugeshi Bayingana. Ubushakashatsi bumaze iminsi bushyizwe hanze bwagaragaje ko miliyari imwe na miliyoni 170 z'abatuye isi bafite ibibazo bifite bihurira n'ubuzima bwo mu mutwe. Giteye impungenge n'inkeke kurusha ibindi nuko abibasirwa cyane n'ibi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biganje mu rubyiruko hagati y'imyaka 15 ndetse na 39. Ibi rero nabihuje na raporo n'ubundi iherutse nayo gushyirwa hanze, yashyizwe hanze mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize hano mu Rwanda. Ni raporo yagaragazaga ko ukurikije uko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bihagaze, 1 muri 5 mu gihugu cy'u Rwanda aba afite ibibazo bifite aho bihurira n'ubu buzima bwo mu mutwe. Kandi biragaruka mu gihe 70% by'abatuye igihugu cy'u Rwanda bari munsi y'imyaka 30, bivuze ko bari muri cya gice gishobora kwibasirwa cyane n'ibi bibazo bifite bihurira n'ubuzima bwo mu mutwe. Ndi kumwe na Joseph Iradukunda ku murongo wa telefone, tugiye kuganira kuri iyi ngingo. Mbere yuko twanzika, Joseph, ngo ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Mugeshi, reka nanjye ikaze cyangwa nanasuze abakunzi ba Ibuga Global TV. Akanya tugiye kuganira kuri iyi ngingo, navuga ko ifite ikivuze ku mibereho ya muntu, cyane cyane urubyiruko ko rumaze kubikomozaho. Ifite ikivuze cyane ku rubyiruko, ari narwo musingi cyangwa se nirwo gihugu cy'ejo. Joseph, nabivuze mu nteruro zibanza, ibi bibazo bifite aho bihurira n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko by'umwihariko imbere mu gihugu cyacu, iyo bavuze ko 1 muri 5 mu banyarwanda, ngira ngo imibare ibifite byinshi isobanuye. Ni imibare ifite byinshi isobanuye, nk'uko rugarutse kuri ubu bushakashatsi bwa Global Pattern of Disease bwasohotse nyine mu kinyamakuru The Lancet. Itangazamakuru rero gisanzwe kivuga ku buzima, aho bugaragaza ko abafite ibibazo byo mu mutwe biyongereyeho 95.5% hagati y'umwaka w'1990 kugera ku mwaka wa 2023. Ni imibare ntabwo iteye impungenge, ishobora no guhita ituma nawe ubwawe wikebuka ukibaza ufite inge wa mugani mpagaze hehe, meze nte. Ubundi abanyarwanda n'abahanga bakunze kuvuga ko ngo buriya ngo twese, cyane ko babashingira no ku bushakashatsi bwagiye buvugwa, twese turi abasazi, cyangwa kuri kigero cy'ubusazi bwacu nicyo gitandukanye. Buriya se yego, haba harimo akantu katagenda neza, ariko bigenda bitizwa umurindi n'ubuzima tubayemo, nk'uko wari wamaze kubikomozaho haruguru. Niyo mpamvu abantu baba bakwiye gufata ingamba zikwiye, kureba aho icyuho kiri kikaba cyazibwa, mu rwego rwo kugira ngo nyine bwa busazi bwacu butagenda buzamuka kandi bwaseswa cyane. Iyo bigeze ku rubyiruko rero hari ibindi bindi. Urabizi ko urubyiruko ni imbaraga z'isi, ni imbaraga z'igihugu. Iyo byatangiye kugera mu rubyiruko rero, uburwayi cyangwa se ibibazo byo mu mutwe bitangiye kugera ku bwiganze bwo hejuru mu rubyiruko, bihita byitwa icyorezo. Bihita byitwa icyorezo kuko urumva biba byafashe, ntabwo ko ari nk'urutirigongo ku muntu. Aho ngaho rero kiba ari ikibazo gikomeye cyane, abantu bakwiye gutangira gutekerezaho no kwikebuka no kureba icyakorwa kugira ngo ibyo ngibyo bikumirwe, cyane cyane ko wari ubikomoje uvuga ko indwara zo mu mutwe cyangwa se ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda, ubushakashatsi bwagaragaje ko 1 muri 5 byibuze aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso cyangwa se byarafashe ikigero cyo hejuru. Ni ibintu rero
biteye impungenge cyane. Ari nge Joseph ari nawe Bayingana Semugeshi tuba tugomba gutangira guhangana, gukora ubuvugizi no kureba uburyo abantu bakwikebuka kugira ngo tubikemure hakiri kare. Ni umurongo mwiza nyine unagamije kugira ibyo dufasha by'umwihariko tureba ku ruhande rw'urubyiruko. Iyo ukurikiye imibare Joseph ikigaragaza n'ubundi ubona wa mugabane w'urubyiruko ro wibasiwe, ariko noneho byagera ku bwoba n'agahinda kakabije ukabona ko byo imibare yatumbagiye cyangwa se buri mwaka ubona ko abo byafekta cyangwa se byibasira buri gihe bitumbagira bikarenga 100%. Niki gituma agahinda gakabije kiyongera? Ubundi agahinda gakabije mu myaka yahabanje cyangwa se mbere ntabwo zari indwara zimerewe cyane mu rubyiruko, kuki ubu ngubu muri iyi minsi urubyiruko ari rwo rwibasiwe n'agahinda gakabije? Navuga ko abantu basa n'abatangiye kubaho ubuzima bw'ikinyoma, ariyo mpamvu bamwe bitanga muri ako gahinda gakabije bishobora no gushingira ku bintu byinshi cyane, ariko ikigaragara cyo abantu babayeho ubuzima, navuga ko abenshi batagiye bitegura. Hari ibibazo nyine abantu batikururiye, yenda twaheramo kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwayo hari ibikomere yasize. Twahera ku ndwara z'ibyorezo zibasiye isi ndetse zigasanga yenda bimwe mu bihugu ntibyiteguye. Imiryango navuga idahagaze neza, ndavuga imiryango nyine twese dukomokamo, imiryango itaba yubatse neza nayo ikirimo ibibazo. Ibyo byose byahurira noneho n'ubukungu butameze neza muri isi dutuye mu Rwanda gusa, ariko wenda reka twe twirebe nkatwe nk'abanyarwanda. Iyo urubyiruko rwinshi rukomeje kuvuga ko nta kazi rufite, byose bikurura ka gahinda gakabije, none bigahumira ku mirari, aho uburezi bwacu nabwo butarasubiza ikibazo cya job creation cyangwa se jobless. Ukabona ko ibyo byose biri mu bikurura agahinda gakabije cyane cyane mu rubyiruko rutarabasha kubona neza icyizere cy'imibereho. Isi irategeka abantu kubaho mu buzima buhenze kandi bwiza, ariko abiteguye ni bangahe? Urubyiruko se rwo ruriteguye? Abari kunyuramo biga ntabwo turi gukemura ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Ibyo byose ukabona rero hari iby'urubyiruko ruri gushaka, hafite icyizere cyo kubaho bari kwerekwa, ariko kandi kukigeraho bikaba bisa n'ibigoye. Ibyo byose nibyo nshobora guhinira mu magambo makeya ko abantu bakwiye kongera uburyo bw'imibanire, uburyo bw'imibereho n'iyo job creation mu bishobora kuba biri kuzana bikomeye cyangwa se biri gutera akagahinda gakabije by'umwihariko muri uru rubyiruko turi kuvuga. Joseph, uvuze icyo kintu mpita n'ubundi nibuka tariki 12 Gashyantare uyu mwaka mu karere ka Ruhango, ndumva inkuru twanayikoze mu biganiro byacu byabanje. Hari umwana wo mu murenge wa Nongwe w'imyaka 12 wiyahuye kubera ko ngo yari amaze igihe asaba nyina kumubwira se, bakamumuhisha ko umutwe w'inkuru wavugaga. Ibi rero bite bitwinjiza mu muryango n'imibanire. Nuruhe ruhari umuryango nyarwanda, cyangwa se ubona ari iki gituma, ni ibihe bibazo bira mu miryango byatuma abantu bagira uburwayi bufite aho buhura n'ubuzima bwo mu mutwe, kugeza naho dusige tubona abana bari munsi y'imyaka 15 batekereza kwiyahura? Ubundi ibintu twakwiye kwitishyana kuko nibisanzwe ku bana b'iyo myaka. Wavuga ko umuryango ari moteri y'imibereho ntabwo yababeshe. Niyo mpamvu y'umuryango wagize ikibazo dushobora kwitegura byinshi biza biwushamikiyeho, birimo n'ako gahinda gakabije bishobora gukururira uwo watekerezaga ko atagira imyumvire yo kwiyahura. Niba tuzenguruka tukabona hari abana bakigenda mu mihanda, ibyo leta yakoresha uko ishoboye ishyiraho education for all, ndetse no kugerageza gushaka uburyo abana baba mu muryango, ariko si ikibazo ntabwo cyakemuka neza. Ko kidakemuka neza rero bishobora kuba bishingiye nta gushidikanya bishingiye ku muryango nyarwanda utubatse uko bikwiye, ariko kuwubaka se bisaba iki? Turacyafite icyo navuga nk'amategeko atajyanye n'imibereho twebwe tubamo. Turavuga umuryango, ariko reka tubanze turebe gakeya uyu muryango wubatse gute. Iyo ufasha abantu ukababwira ngo nimushyingiranwe ku bana, akaramata, ako karamata kakavaho kongeraho kuvuga ngo kugira muzabane neza nimusezerane ivangamutungo risesuye. Ese abo bantu uri kubategeka kuvanga uwuhe mutungo? Urabizi neza ko bawufite. First of all, umupatina umwe umubwiye ko hari ibyo agomba kuvanga na mugenzi we, undi mugenzi we namubwiye ko hari ibyo agiye kuvanga na mugenzi we, afite
end of time bageze mu rugo batangiye kwibwiza ukuri atari bya bindi tuba dushaka kugaragariza amaso ngo twakoze ubukwe bw'igitangaza twashyigikiwe at the end of time urumwe agatahiwe y'abantu batangiye kwikibuka basanga ibyo babwiye kuvanga ntacyo bari kuvanga ubuzima butangiye kubacanga rero bibuka ko bavanze ibidahari. Iyo bavanze ibidahari rero kuvangura birihuta cyane, ariko kuko n'amategeko atorohereza bavanze kuvangura byoroshye, byose bishyira icyuho kuri ya mibanire, ugasanga batangiye kwishakira ibisubizo. Iyo bishakira ibisubizo rero n'ahandi hava amakimbirane, bazanye amakimbirane bikageza ku gutandukana. Imbuto bateye zisigara he, zifashwa nande, zirwa nande, nizo zarezirita navuga ko ziri negative dutangira kubona hanze aha ngaha. Amategeko yacu yari akwiye kwiga ese umuryango nyarwanda ukwiye kubana, bakwiye kubana mu buhe buryo? Ese igihe ko cyatambutse cyangwa se turi kugenda tujya mu gihe cy'ikoranabuhanga n'iterambere, biracyakwiye ko ni ukuba Joseph nizirika kuri Nyirasafari, biracyakwiye ko Semugeshi wizirika kuri Kansirida. Amazina mfashe randomly abayitwa amazina bambabarire. Ese kuki abantu batabana for given time, ariko byaba ngombwa ko abari kubona kwiyumvanamo bitagishoboka ayo mahirwe yo gutandukana bakaba batandukana kandi mu mahoro bigiye mu mategeko? Ninde washyizeho ko umuntu akwiye kwizirika ku wundi? Kandi imibereho yacu birasa naho kwinjiza biracyagoye bitewe n'uko turi cyari mu gihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo ujya gushaka umuntu ubwo ngo nkuzaniye imbaraga zanjye nawe uzanye izawe tuzihuze dushaka ibyo tuzahuza. Iyo usanze mwarahuje mwarasezeranye ivangamutungo ritesuye, mugasanga ibyo mwavanze ni amaraso kurenza uko mwavanga umutungo, niho haza bya bibazo. Ibyo bibazo rero bije byafekita wowe bikafekita n'ababakomokaho. Niyo mpamvu tukibona abana bahura n'amadepresiyo nk'ayo ngayo. Umwana yabuze umubyeyi akiri mutoya, isanga ku muhanda, isanga muri buriya buzima nawe uzi bugoye. Ibyo byose rero ntabwo biri gufavoriza umuryango kubaka umwana muzima, umwana ukeye, umwana wiyubaka nawe kandi ushobora kubaka igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho ngaho mbonera ruzingiye ko abantu bakwiye kongera kugaruka ku isoko, bakongera bagatekereza ku muryango. Umuryango ushoboye iki? Wakubakwa gute? Ni uyu muryango utanga imbuto nziza mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gukumira izo ngaruka zishingiye kuri depresiyo iri yo ku rwego rwo hejuru, ituma bamwe biyambura ubuzima ndetse n'abandi bakabaho mu buzima bubagoye nk'uko turi kubona imibare yo mu bushakashatsi iri kubigaragaza. Hanyuma rero uretse n'ibyo ubwo wari ukomoje ku by'amakimbirane yo mu ngo, wavuze no ku bijyanye n'umuryango n'ibindi byinshi wagiye ugaragaza. Ni izihe serivisi zihari zo gufasha aba bantu? Ese kwa kuganira kw'imiryango Joseph biracyahari? Abantu barakizerana? Cyangwa se uwo tubonye twihutira kumufotora no kumufata amavideo tugashyira ku mbuga nkoranyambaga? Hakorwa iki kubona community turererwamo aho twirirwa umunsi ku munsi, iyo umuntu binagaragaye ko hari ikibazo agize abantu basigaye bihutira kumufata amafoto amavideo ngo bashyire ku mbuga nkoranyambaga, mwanya yo kumwegera ngo bamuganirize? Ibi byo ubona nta ruhare bifite ko abantu basigaye mu by'ukuri badafite abo kwizera n'abo kubwira ibyabo? Aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Njyewe nyine umuturage arahari, ibibazo byose nk'uko nawe bigarutseho birahari. Social media zarazamutse, twagize ikoranabuhanga, hari abo ritunze hari n'abo rishyira mu kaga kubera ko ibintu byose turi kugenda tubifatira hejuru. Birasaba ko inzego zifata ibyemezo zongera gutekereza neza ahari ikibazo ni hehe. Nigeze nkubwira ngo ni gute umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'urubyiruko runaka ajya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati njye mfite umutungo ukabakaba miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Batekereza uburyo bw'imyinjirize mu Rwanda ubwabyo ukabona bigoye ko ayo mafaranga n'umuntu ugeze ku myaka hafi 70 hari umubare munini n'uwabatayafite. Niba hari abashobora kugira income bagategekwa kuyigaragaza kugira ngo bagaragaze inkomoko y'umutungo wabo, birakwiye ko inzego zifata ibyemezo zigera no mu mpande zose no kuri social media, kuko social media ziratangiye kutorogera abana. Uri kugaragaza ko hari ibyo yagezeho bigaragara ko ari byo ku rwego rwo hejuru, ntanagaragaza uburyo yabigezeho n'icyo yakoze ku buryo abandi bamwigiraho. Ariko nunyereka achievement
utanyereka inzira wanyuzemo kugira ngo wacivinge, bizatuma abakureba kandi ufite yena niyo form famous, bizatuma bari gukurikira nibagendera muri icyo kinyoma cy'uko wagize ibintu utagaragaza aho wabikuye, nabo bazumva ko hari impano zimanuka zikagwa ku bantu. Nibajya gushaka izo mpano bakazibura, cyane cyane ko nta n'izihari, bizarangira bagize ya depression iri gutuma bamwe biyahura, abandi bakisanga mu biyobyabwenge. Birasaba ko inzego zibishinzwe zongera kureba reviewing amategeko niyo twahereyeho, ariko no kujya muri discipline zose z'ubuzima, ufite icyo ari kugaragaza kiratira abandi ariko kibaratira ko yagikuye yakoze. Ni ukwiga neza, ni umurimo yahanze, ese ni tekinike yavumbuye ku buryo n'abandi bamwigiraho bakavumbura izindi tekinike zijya gusa nazo ariko bakagera kuri ibyo yifuza. Birakwiye rero ko abantu ubuzima buhenze babamo bagaragariza abandi, babubashishikariza, bagomba no kubereka uburyo babugezeho mu rwego rwo kugira ngo dufashanye, kuko igihugu kibaho kuko habayeho kwigishanya no gufatanya mu nguni zose nizo z'iterambere tuvuga. Twongere tugaruke ku bibazo by'ibiyobyabwenge. Ntabwo gukumira ibiyobyabwenge ari ukubifata gusa no kubitwika. Turebe impamvu abantu bashobora kwishora muri ibyo biyobyabwenge. Impamvu zirumvikana, harimo no creation, no gutangira gutekereza ese amashuri yacu asohora abana hanze bashobora guhangana ku isoko ry'umurimo. Nimba batabasha guhangana ku isoko ry'umurimo, igihari ni ikihe? Ubwo ni quality of education duhora tugarukaho. Aho ngaho hakosorwe, bigishe abantu kwiga ibizabagirira akamaro, aho kwiga kuzicara mu biro kandi n'ibyo biro nta bihari. Wowe uri muri office uri gukora ubushakashatsi, uri gutanga amaraporo, ariko kandi nawe ni akazi wafashe mu gihe runaka utazi n'igihe kazarangira, none uzasimburwa nande. Birasaba ko ngewe uzagusimbura cyangwa se ngewe uteganya ko nanjye nzaza kuri iryo soko ry'umurimo, uba wanyubatse mu buryo bw'uko nzaza nanjye nkubaka ibyanjye bikampeshaho. Ari ibyo tuzakomeza guhangana no gutekereza ko hari abazava muri biro tukicaramo, ariko se abari mu biro ni bangahe? Tuzatekereza ko abapfaze bazapfa ryari? Ntawe ubyifuza. Birasaba rero ko dutangira kurera urubyiruko rufite icyo rugomba kwigezaho, rudategereje kuri uwo ari we wese. Uburyo bwo kurwanya ibiyobyabwenge binajyana no kurwanya igituma abantu babyishoramo, ndetse yewe n'uwo muryango kubakwa mu buryo bwiza, abantu bakongera bakabwizanya ukuri, ngo bagiye gushinga urugo nabo bakabwizanya ukuri uko hanze bimeze, atari ukuba parazite. Ntabwo ari ukwicara ngo uvuge ngo njye nzashakana na runaka kuko ameze gutya. Ariko tujye tubona ku mbuga nkoranyambaga, urabona urubyiruko rw'iki gihe, umwana w'umukobwa uramubaza uti ese wifuza ko ari wowe musore wakuvugisha, agatangira ati njyewe nakunda aho twavuga n'aho twakubakana, kuba afite amafaranga nowhere, kumva kutanga agomba kuba afite amafaranga, agomba kuba yarakoze ibi, agomba kuba yarageze kuri ibyo. Well and good, ibyifuzo byawe, ariko se wowe wageze ku buryo wumva ko byibuze ibyo ushaka ufite uburenganzira bwo kubishaka kandi ukanabibona. Yego, wowe uzaba umuzaniye iki ko ushaka ibyo akuzanira, wowe uzaba umushyiriye. Niba umushyiriye rero bya bindi bisanzwe byo guhuza amaraso gusa n'umubiri, nta kindi, aho ngaho bizagorana, ntabwo muzarambana. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo bumutinzayo. Icyo ngicyo niba kidahari, ni za divorce tuzabona. Divorce zizatera depression izatera ibyaha byo kwiyahura, ndetse n'ibindi byose bishingiye kuri agahinda gakabije, ndetse no kongera indwara zataka ubwonko. Abantu rero birasaba ko abantu bongera kwikebuka, bagakemura utwo tubazo twose mu rwego rwo kugira ngo dukomeze duhangane, cyane cyane ko turi kubivuga gutya si mu Rwanda gusa, biri around the world. nk'uko wari umaze kuvuga kuri ubwo bushakashatsi bwakozwe bwiswe Global Burden of Disease, ntabwo bwakorewe mu Rwanda gusa, ni ku isi yose. Bakaba rero ko ibihugu byikebuka bikareba hari utwo tubazo twose duhato twose tugakemurwa, mu rwego rwo kugira ngo ikibazo kidakomeza gufata iyi ntera, cyane cyane ko nk'uko nabigarutseho tugitangira, urubyiruko niyo maboko y'igihugu. Urakoze cyane Joseph, ngira ngo twaba ducumbikiye kuri iyi ngingo. Ni ingingo ngari ikwiye kuganirwaho cyane byisumbuyeho. Ubundi nyemerere ngushimire. Reka ngushimire, nanjye nshimire n'abakozi ba Yuga Global TV, ibitekerezo byanyu. Twaba dutanze ibyacu nk'abanyamakuru, ariko kandi nawe umusanzu wawe wawushyiraho aho ngaho kuri comment. Ntugatega amatwi gusa, ugatanga umusanzu wawe, kuko mu kuganira no gufashanya nibyo bizatuma tugera ku byo twifuza no kubaka igihugu kitubereye nk'abanyarwanda. Urakoze cyane. Nakoze. Hanyuma reka nsoze nshimira mwese mwadukurikiye amakuru n'ibiganiro byacu.